twari tutarakira agahinda ka mama, none na Jeje naho agiyeho, yari umusore. Biragoye kuvuga ngo ese ashimwe mu gahinda nk'aka. Jeje yari umuvandimwe mwiza. Jeje yari umuvandimwe mwiza uko nawe ufite abavukanye beza, ariko twebwe twakuze dukundana Imana. Ntabwo mfite byinshi byo kuvuga, ariko ntabwo byose nabivuga. Reka nsezere Jeje. Jeje we twagukundaga, uratubabaje. Ndi gutekereza ko ahari bishobora kuba ari nka prank cyangwa ari nka surprise Imana ishobora kudukorera yindi bigahinduka, ariko Imana ishobora kuba yaratwibagiwe iwacu, igisebe kiyongeye mu kindi. Jeje yari mwiza mu mutima no ku isura. Ndi gukomeza gutekereza ko Jeje yagiye, nkumva ari kumbwira ngo pupu, niko yakundaga kumbwira. Jeje yakundaga abana. Umunsi mbibwira abana byari bigoye, menya ariyo mpamvu yagiye atabyaye. Sinzi impamvu Imana yamwimye abana, yarakiri muto, ntabwo yarakwiriye kugenda. Jeje ntabwo yarakwiriye kugenda, mumbabarire. Jeje yararwaye, twaramurwaje nk'abavandimwe. Kubera bari gukomeza kumbwira ngo nsoze, sindatangira. Reka musezere bwa nyuma, nta handi nzongera kumubonera. Jeje we, genda uruhuke neza, ijuru ryakwakiriye, inshuti yawe wayibonye. Ishobora kuba nayo itarishimye kuza kubera ko wari ukiri muto, ariko kuko ari iby'Imana nta kundi. Imana nimba byarayitunguye, nimba ari ubushake bwayo, nimba ari iki ntabwo tubizi, ariko Imana ni umucamanza, iza kuburanira. Jeje twagukundaga twese. Wagiraga umutima nk'utazaramba, wakundaga abana nk'utazabagira, wakundaga inshuti nk'utazazihorana, wakundaga Imana nk'izayisanga vuba. Ukoreye Imana. Jeje yari umukristo. Imana wakoreye igutuza heza. Papa aragukunda, iyo umusezera basi natwe ukatubwira ijambo rya nyuma, ariko umubiri ni wakwemereye. Jeje we, uratubabaje. Ubabaje abana banjye. Nakundaga abana b'abakobwa, urabona ko mfite abahungu gusa, ariko Imana izamfashe mbyara undi muhungu, ntabwo amazina yawe azibagirana. Imana igutuza heza. Apart y'ibyo gusezera Jeje, ndashimira abantu. Gushimira Imana biragoye mu by'ukuri mu bibazo nk'ibi.
ubwo batubwira ngo dushime mu byiza no mu bibi, twebwe ibibi byabaye byinshi ku buryo umuntu atakibuka no gushima Imana. Ariko ndashimira papa turagukunda kandi uri umukristo. Uburwayi bwa Jeje ntacyo ntakoze, ntacyo abavandimwe banjye batakoze, abasenga bose baramusengeye, ntabwo satani yamwibye. Abantu bagerageza bakababaza abantu, ariko Imana niyo ishyiraho umunsi wa nyuma. Jeje rero nako papa ndamushimira, ubukristo bwiwe ntabwo yigeze acika intege. Papa yagiye kumuha igaburo ryera muri koma. Papa uri umugabo, uzabona ijuru kandi Imana iragukunda, kandi uri umukristo w'ukuri. Twacitse intege twibaza ko Imana itakibaho, ariko papa ni ubuhamya bwo kureba ko Imana ibaho. Ego ndashimira abantu ndashimira inshuti zanjye. Papa yatwigishije kubana, nawe azi kubana. Ndashimira inshuti zanjye mwambaye hafi mu burwayi bw'umuvandimwe wanjye, mwaransuye, mwaransengeye, mwanyohereje amafaranga, mwanyeganyije mobile money yanjye igubwa neza. Ibishoboka byose mwarabikoze, nuko icyo tutari dushoboye ari ukugarura Ngoga, yari kuba yagarutse. Ariko ibyo mwakoze byose Imana ibaha umugisha. Ikindi ndashimira Dogo ushimisha, yamvugiye ibyo nagombaga kuvuga, ntabwo mbisubiramo. Imana niyo ishoboye byose kandi niwe mucamanza. Ndashimira abaganga barwaje Jeje, umunsi arangiza yari ari kumwe n'umugabo, umuganga witwa Bugingo, nahaguruke namubonye. Bugiye Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha ku byo wakoze kuri musaza wanjye. N'abandi baganga nababonye bavaga aho bakorera avuye muri ICU bakaza kumusengera kandi bataye akazi kabo. By'ukuri batweretse urukundo. Jeje iminsi yarwaye ntabwo yari mike, nta nubwo yari myinshi, kuko hari abamara amezi runaka muri koma cyangwa umwaka bakayivamo neza kandi bagakira. Ariko kuko byari umugambi w'Imana cyangwa igari ryiwe, iriya minsi uko ingana niko byagenze. Ndashimira abantu badufashije kuvuza muri iki gihe, biragoye. Hari n'ibintu byose bidakorerwa ku assurance, ariko abavandimwe, inshuti, umuryango ntako mutagize kugira ngo Jeje ibintu byiwe bigende neza. Imana ibaha umugisha. Ndashimira abantu bakorana na Jeje. Narababonye, nabonye ubutumwa bwanyu kuva ku munsi wa mbere arwara kugeza n'uyu munsi. Imana ibaha umugisha. Ndashimira inshuti z'abavandimwe banjye, uhereye kuri Pastor Yvonne kugeza kuri Salomo udahari, baradufashije. Imana ibaha umugisha. Nubwo hari igihe rimwe na rimwe twiheba tukamera nk'aho tutari abakristo kandi turi abakristo, hari n'igihe mushobora kwibaza ngo se bari abana bite, ariko turi abakristo. Twararezwe aho dukomoka hazima, ari kuri mama, ari kuri papa, batureze neza. Turabashimiye. Ntabwo dutashye ubukwe bwa Jeje, ibi nibyo birori byiwe. Ndaza gusaba niba haza kuboneka umwanya baze kuduha umwanya tubyine. Turababaye ego, n'abantu bashobora kutubona turi kubyina nta bundi buryo. Ntabwo ari nka kera cyangwa ari n'abantu babikora uyu munsi, iyo bagize ibyago bicara ku nzoga, ku makarita n'ibindi. Ariko twe turi abakristo. Apart y'ibyo twavuze byose byiza cyangwa bitari byiza mutubabarire, no kubera agahinda, turi abakristo. Muze kuduha umwanya, ibuze tumutambireho rimwe,
Imana imwakire, murakoze, Imana ibahe umugisha. imbuto nta muntu ukibona, twese turabizi. Ibi bihe byatumye subira inyuma ntekereza ubuzima bwacu kuva namenya ubwenge, ndabikurura. Twararwanyijwe n'umwanzi birenze. Nkaba nabwira n'umuntu, turi abantu, hari igihe ugira isoni. Muri iyi periyode Jeje yararwaye, hari n'abantu baduhamagaraga, naje gusanga iyo ndwara twese mu rugo twari tuyifite, ukanga kwitaba kandi wabibonye, kandi uwo muntu umukunda, ariko ukavuga uti ndamubwira iki? Ndongera mubwire se Jeje ameze uku, bimeze uku, bimeze uku, ukumva ubigira isoni. Nibyo rero byatumye ngewe nsubira inyuma, hera kuri papa ahura n'ibibazo. Impamvu ibi bintu ngiye kubivuga, umuntu wese waba ufite ikintu ari kwibaza akajya kure. Ubwo busobanuro navuze, iyo igiti gifite imbuto nicyo batera amabuye. Nahereye kuri papa ntekereza n'ibyo muri no minsi byagumye mu mutwe wanjye. Ndibuka dutangira guhura n'intambara, nari ndangije primaire. Papa ahura n'ibibazo bitari byoroshye, ariko icyo nshima Imana, twagumye turi ba bantu buzuye. Ibyo bivuyeho, mama atangira kurwara, arwara igihe kirekire ku buryo nawe yari yaratwiyamye ati ntimukavuge ko ndwaye. Bigeraho mama aratubwira ati birakabije, mujye muceceka. Tubana nabyo imyaka itari mike. Mu myaka ya vuba hari ibindi ndi busimbuke, ndi kugenda mvuga ibyo mwagiye mumenya. Petit frère Steve akorera accident muri Cameroon, nayo idasobanutse. Ubwo nabwo kandi ibi byose bijya kuba, hari ibimenyetso byagaragaye. Yakoraga impanuka, ngaho yaguye kuri moto, byagenze buri munsi yatubwiraga ko hari ikintu kidasanzwe cyamubayeho. Nawe ajya muri koma, murabizi, mwaradushyigikiye, ntago byari byoroshye. Muco ajya kumureba, nawe akora impanuka. Papa nawe akora impanuka, aragwa, mujya mwumva ko atakifi. Mu gihe kimwe Jeje uyu munsi turi kwizihiza ubuzima bwe, abari bamuzi murabizi ko yari afite inkovu nyinshi ku maboko. Nawe yahoraga akora impanuka, yakoraga muri rege. Ngayo ngo itara ryamuguyeho, yaguye ku ipoto, ubushize n'inka yaramuhushije. Bikaza ari ibintu utabona uko bisobanutse, wabisobanura. Papa Sheva, muramu wanjye Desire, namwe murabizi ko yarwaye. Nabyo mu bintu bidasobanutse. Ivona nawe mwese murabizi. Mushobora kutwibazaho nuko dufite imbuto, niyo mpamvu ibyo byose bitubaho. Kandi ntimuzaturambirwe, ariko ndakeka ko ari ryo herezo, kuko birakabije. Umugabo wanjye nawe agira ibibazo mu kazi, ibintu nyine ukabona bidafite umurongo. Hari n'ibindi nasize, reka mbirekere aha. Ibyo byose ntabwo turi babi, nta nicyo twacumuye ku Mana. Umuryango wacu murawuzi, papa muramuzi. Mu bagabo b'imfura ni imfura, ntago ndi kumuvuga kuko ari data. Abamuzi barabizi, ni intambara zo mu isi, kandi ndabizi ko zizagira iherezo. None rero twikanze, impfu nazo zaje. Ntabwo twari tuzi ko Jeje yatuvamo.
yarageze igihe kiryoshye n'ubu yarari nyine mu by'abasore batereta papa akamurangira n'iyi foto yambaye ishati iyi ngiyi yari ku cyumweru hari umukobwa bagiye guhura twese tumuzi yari umwana wumvira wanamubwira ntago yaburanaga yumvaga yari umusore mwese muramuzi abamuzi mwiza nyine umusore umukobwa atakwanga yari umukozi none nawe atuvuyemo twebwe papa bimaze kuba niho yatubwiye ati njyewe nari narabimenye ndabyakira nanga kubakura umutima ati jeje ijuru ryamushakaga ati nta kindi kintu twakora ni ukuri nta kindi twakora Imana yamuduhaye iyi myaka 26 yatubereye umugisha twamwifuzagamo byinshi ndibuka mama yitaba Imana nagize shoke njya mu bitaro ndangije ndamubwira ati jeje nge ndashaka kuruhuka kandi nta mafaranga mfite ubu ngubu jeje arambwira ngo azayama kandi yarayampaye ndanagenda ni umuntu wumvaga akababaro kandi ubwo nawe yabaga yababaye kenshi hari n'inkovu yari afite yigeze kwicara ari mu kazi ari nijoro yakoze ijoro arota ngo ari kumwe na mama mu gikoni ngo mama arimo aramubwira ngo jeje wampaye uriya mufuniko noneho mu guhaguruka yari yicaye imbere sinzi nimba hari imeza yumva nyine koko ari kumwe na mama agiye guhaguruka ngo awumuhe nabwo yikubita hasi arakomereka jeje mu bigaragara ko yari yuzuye yarashyitse yari yeze ntago Imana ireba ngo umuntu ngo amaze imyaka myinshi oya ireba imbuto yeze twese turabizi niyo mpamvu jeje yadukuwemo ntabwo byoroshye hari igihe nkumva sibyo wenda arahari nkumva ndi nko kurota twaramurwaje ndashimira abavandimwe banjye bose ntabwo kurwaza jeje byari byoroshye amezi 8 yari ari muri koma kuva yakwinjira mu bitaro ntabwo umuntu umwe yamurwazaga ngo abishobore ndashima Imana ko tutabyinubye ndashima Imana ko tutabaye abarwari twaramubaye hafi twamukorera ibishoboka byose atashye umubiri we usa neza ibitaro kumaramo ari amezi n'umubiri urangirika kubera guhora uryamye ariko jeje uko twari dushoboye kose twarabikoze rero jeje mwese murabona ko yari umuhungu mwiza w'intangarugero umuhungu ufite ijambo yari mwiza hose ku mubiri mu mutima ntabwo yari asanzwe rero ubugwaneza bwe urukundo rwe urukundo yadukundaga nk'uko bamwe bagiye babivuga yagiraga blague nyinshi ndibuka na mama yo bahuraga kwabaga ari uguseka hari ukuntu yari afite n'impano yo kwigana abantu yakundaga kwigana papa yakwinjira muri salon nka papa adahari ahantu yicara akahita aza akicara agakora nk'utujeste papa ajya akora na mama twese tugaseka ntabwo mwakumva agahinda dufite twari tutarakira agahinda ka mama none na jeje naho agiyeho yari umusore Imana iduha imbaraga kandi ndabasaba mwese inkunga y'amasengesho uko mushobojwe mujye mudusengera
nimunabona hari abo tutitwaye neza, ni imbaraga. Hari igihe uba wumva udashaka no kubona n'abantu kubera kubabara. Ndihanganisha papa cyane, turamukunda, ahura n'ibikomeye pe, ahura n'ibikomeye ariko agahora akomeye. Rero turamwihanganisha, Imana niyizi impamvu. Kandi bene data nabasaba gukizwa. Ni ukuri umuntu ugendera mu nzira mbi akazireka pe, ntacyo bimaze, ntacyo bimaze. Umuntu wifuriza undi nabi ntacyo bimaze. Ni ukuri ngira ngo biba bibaye kugira ngo twisubiremo. Umuntu utari mu nzira nziza ni ukuri nazireke, nta bugingo azabona, ntabwo azabona, ntabwo azabona. Rero tutarondogoye, reka ndekere aha. Jeje sinamuvuga aka kanya ngo birangire. Umwana twavukanye twonsa ibere rimwe, umuntu abura n'icyo yavuga. Reka ndekere aha.